Ndabakomeje bana b'Imana kandi nje mbasanga mbaramutsa mu rukundo rwa Nyagasani Yesu Kristo w'i Nazareti. Nakomeze yigaragaze mu buzima bwanyu kuko mwe abamuyobotse kandi abamukurikiye murahirwa kuko mwahawe imbaraga zo kumumenya kandi no kumumenyesha abandi. Mwahawe intwaro ariyo jambo ry'Imana kandi muhabwa n'imbaraga zo kurisobanukirwa mu buryo budasubirwaho. Nimukomere kandi mumenye ko muri mu gika kitaboroheye kuko ari ikibaganisha ku musozo w'ibikorwa Data yateguriye abari mu isi, bityo bikaba bibasaba kubaho mu gushaka kw'Imana, kwitanga mu buryo bwuzuye kugira ngo muhe buri wese inzira abashe gutambukira mu rukundo rw'Imana, kuko mwashyizwe imbere kugira ngo muharure kandi mutazanura amayira mu buryo bwuzuye kandi mu buryo bufatika. Mubereye benshi ku rugamba kuko mwitangira benshi mu isi, nubwo hariho abatabasha kubimenya. Kenshi na kenshi bagirirwa imbabazi n'impuhwe bakumva ko ari imbaraga zabo bakoresheje, cyangwa hagira ikibakorerwa cyiza bakumva ko ari ubuhanga bwabo, nyamara ntibamenye ko hari benshi baba babitangiye kandi baba bapfukamye mu buryo bukomeye batakamba batabaza kugira ngo impuhwe z'Imana zururuke, imbabazi za Data zigere kuri buri kiremwa. Mwebwe rero muri ku mazamu kandi mwahamagariwe uyu murimo mu buryo butoroshye, kandi mukaba mwarawakiriye mu rukundo, mu mahoro no mu byishimo, mukaba muwukora mu bwitonzi kandi mushishikaye, kandi mukaba muzirikana inyungu yawo. Nubwo ari umurimo ugoranye kandi ubasaba kwitanga, ariko ibyo byose mukabikora mugirira izina ry'Imana, kuko muhihibikana kugira ngo roho ya muntu ibeho mu rukundo. Ibyiza mukora bizabagarukira kandi bizakomeza kubigaragariza, kuko uwitanze wese kandi ukoze igikorwa cyiza aragihemberwa. Namwe rero ibyo mwemera kwigomwa, cyane cyane kugira ngo roho ya muntu ibeho, muzabikubirwa karijani, kuko uwo mukorera ruhoraho Imana arahemba ntiyambura. Natwe abamuyobotse kandi abamukoreye mu buryo bwuzuye, yaduhembye kumuba iruhande ndetse aduha ibyishimo birambye, ibyishimo isi itashoboraga kuduha. Niyo mpamvu rero igihe nk'iki turata Imana umuremyi wa byose, kandi tugakuza umwana we Nyagasani Yesu witangiye bose. Urukundo rwe rurandeshya kandi rukanshimisha mu buryo bufatika, kuko yarunsogongeje kandi nkarunywa nkarucurura, bityo rukanshoboza byose, cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki cyari kigoranye kandi cyari gikakaye. Twe nk'abari bahari bitegerezaga kandi barebaga ibiri gukorerwa Kristo Nyagasani umwami w'abami. Yashinyaguriwe mu buryo bukomeye kandi aravumwa, avumagizwa n'ibiremwa kandi yahanze. Mu bwiyoroshye ndetse no mu bwicishe bugufi ntiyagundiriye icyubahiro cye, yemeye kwitanga wese kugira ngo akize mwene muntu. Urwo rukundo rero rwarandeheje, rurampihibikanya, nubwo koko yaragoswe n'ababisha n'abanzi bakomeye, ariko ibyo ntibyankanze. Natambutse mu mbaga ikomeye cyane, nsunikwa, ntukwa, njugunywa hirya no hino, ariko icyari kindi ku mutima nticyavagaho, icyampihibikanyaga nticyarekeragaho. Natambutse vuba na bwangu, musingira mu buryo bwuzuye n'urukundo rwinshi, muhanaguza igitambaro nari mfite, kuko nabonaga nta kindi mfite cyo kumukorera ari icyo ngicyo
nari nshoboye kandi nacyo gikora mu ntambara ikomeye cyane y'abari bankikije bangose. Mu rukundo rwinshi yansigiye isura ye mu gitambaro kugira ngo angaragarize kandi agaragarize bose ko nta gikorwa cyiza kiba gitoya. Namwe rero bana b'Imana, kuri uyu munsi kandi muri iki gihe cy'igisibo, muri iyi minsi mitagatifu, muzirikana kandi mwemera kugendana na Kristo Nyagasani. Kuri iyi saha, muri aka kanya aragukeneye kandi arakwifuza. Ashaka umutima wawe wihambuye, ashaka umutima wawe w'urukundo, ashaka umutima wawe ureka ikibi, ashaka umutima wawe wicishije bugufi. Nimubeho cyane cyane mubereyeho Imana mu buzima bwanyu, kandi ntimwizengurukeho ngo mwitindeho, cyane cyane mutinya gukora icyiza. Hoya, icyiza ntikikabatere ipfunwe, kandi igihe mugikora mujye mugikora mu byishimo. Nimwakire imbaraga zibafasha gusabana n'ijuru ryose. Nimwakire urumuri rubaherekeza mu nzira y'ubutungane. Nimwakire ibyiza kugira ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Nimubeho mukuri ubuziraherezo, kuko ukuri kubageza heza. Erega ni igihe cyo kuzirikana kuri uyu munsi rwose. Ntabwo ari igihe cyo kurangara, ntabwo ari igihe cyo kwishimisha mu bindi, ahubwo ni igihe cyo gutuza, kandi ni igihe cyo kwitagatifuza mu buryo bwuzuye. Nimwitagatifuze mugendana na Kristo Nyagasani, mwanga ikibi, mwakira icyiza. Nimwihare kandi mwigomwe, cyane cyane bya bindi byabashimishaga, cyane cyane bya bindi byatumaga mudamarara. Nimwifatikanye n'abakene, imfubyi, abapfakazi n'imfungwa, ndetse n'abatagira kivurira. Nimubereke urukundo, kuko urukundo rwanyu bararukeneye. Nimubakorere igikorwa cyiza, muraba mwifatikanyije na Kristo, kandi muraba mumwakiriye umusaraba. Nimugendane nawe mu buryo bwuzuye, kugira ngo icyo abatoza mugikore, icyo abereka mucyakire, kandi mugisobanukirwe. Nimuzirikane amasomo matagatifu. Ni inzira y'ububabare ikomeye kandi ikakaye, buri wese yakagombye gukuramo icyigisho. Ese ijambo rye ribabwira iki kuri uyu munsi? Ese isomo abaha ribigisha iki intore z'Imana? Bashumba, basaseridoti, mwebwe mwese muhagarariye imbaga nyamwinshi, madini kandi namwe matorero, uyu munsi ubigisha iki? Iki cyumweru kibaganisha he? Nimukizirikane, bityo mukurizeho kumva urukundo mwakunzwe, bityo namwe murumukunde kandi murukunde na bagenzi banyu. Ntago wavuga ko ukunda Imana kandi udakunda mugenzi wawe muri kumwe kandi ubonesha amaso yawe. Nyine ntiwavuga ko ukunda utabonesha amaso ngo ube utabasha kwegera uwo mugendana, uwo mukorana, ndetse n'uwo musangira. Urwo rukundo rwaba ari amanjwe, urwo rukundo rwaba rudashyitse, urwo rukundo rwaba ntacyo ruvuze. Nimuzirikane urukundo icyo ari cyo, bibatere gufata umugambi n'intego yo kuzuza ndetse no kugaragaza ubutwari muri bose. Nimuzinukwe icyaha rwose, bityo abari babazi mu isura mbi bababone mu isura nziza, bityo mugaragarize bose ko
Kristo Nyagasani ari rwagati yanyu. Nimwakire imbaraga zo gutsinda kuko twururutse nk'abatagatifu, kugira ngo twifatikanye namwe kandi tubageze aheza, cyane cyane mu gukwirakwiza imbaraga z'umwuka muziranenge uhoraho, kugira ngo uyoborere bose. Mugume mu rukundo iteka ryose, kugira ngo ibyiza by'ijuru bikomeze bibigaragarize. Turi kumwe rero kandi tubakomeresheje ububasha bw'ijuru, kuko ari bo badutuma kandi natwe tukabatumikira. Namwe rero ntumwa z'Imana, nimukomere mwakire byose mu bwihangane, mu bwiyumanganye, muharanire kugendana na Kristo Nyagasani mu bikomeye ndetse no mu byoroheje. Bifurije umunsi mwiza, bifurije kugubwa neza, ngira nti nimwakire imbaraga nshya, ko nanjye nifatikanyije namwe mu kubegereza urukundo rw'Imana no gusobanukirwa igihe murimo, kugira ngo mumenye uko mugomba kwitwara n'impinduka mugomba kugaragaza. Bifurije umunsi mwiza, iminsi mitagatifu myiza, iminsi yo kuzirikana ububasha bw'ijuru mu buryo bwuzuye. Amahoro, ibihe byiza, kugubwa neza. Ndi Mutagatifu Immaculata. Amahoro, amahoro.